Lorenzo n'undi musore w'inshuti ye baba bamaze gufata ibya mu gitondo maze bagahita bigira hanze nyine kuba bari kwiganirira. Ni nako kandi nyine nk'abantu b'abasore baba bari kugenda bakubitana n'utugumi ukuntu nyine bameze nk'abantu bari kwicyushya cyangwa bari mu gasiporo. Mu kanya gato rero uyu musore w'inshuti ya Lorenzo aramucunga maze akaba amukubise ingumi mu nda iremereye. Lorenzo rero ahita yigusha hasi maze agatangira kwigaragura aturanyishe, ni ukuri urambabaje. Bahita rero bose bajya mu nzu maze mu kanya gato mama wa Lorenzo akaba amaze kwitegura abagiye kujya ku kazi. Lorenzo rero akimukubita amaso ahita abwira uyu mushuti we ati ariko uba wamubonye sheri wanjye ukuntu ari icyuki. Uyu mushuti we rero araseka, naho mama we atari ko se ko numva ubyutse untera imitoma, noneho nicyo ushaka muri iki gitondo? Lorenzo ati nta na kimwe mama. Ati ariko se we ntabwo ubibona kuri mwiza? Ati kandi ubwo wabona utajya ubibona? Ati nta kintu rwose nshaka, gusa nyine nabonaga udasanzwe. Yahise agenda rero ashaka nko kumuhobera. Mama ati hoya ntunyegere rwose, uri kunuka ibyunzwe, dore muvuye gukinira aho hanze nyine mufite ibyunzwe byinshi, banza ahubwo ugende ujye gukaraba. Lorenzo ati nta kibazo. Ati none se wowe nyine ko ndeba uzindutse? Mama ati mfite inama kandi mfite na gahunda nyinshi uyu munsi, ngomba rero kugenda kare, gusa nyine ujye wiyitaho, ntabwo nshaka bya bintu byawe byo kwirirwa mu rugo kandi ukirirwa udafashe amafunguro, ntabwo ari byiza habe na gato. Lorenzo ati ariko ma, urabizi ko ndi umuntu w'umusore, maze no kuba umugabo, ahubwo ntabwo ari ukuba umusore gusa. Urumva se koko nakwicwa n'inzara wagira ngo ndi uruhinja? Mama ati kuri njyewe umeze nk'uruhinja kuko rwose nkurikije ibintu ujya ukora wagira ngo uri umwana muto. Mama rero wa Lorenzo yase yigendera. Akigera hanze ahita ahura rero na mama Niki. Mama Niki rero ni umumama nyine ubakorera amasuku, gusa nyine yabonaga atameze neza, ubona wagira ngo ararwaye. Yahise amubaza ati none se ko ndeba utameze neza, kubera iki uje ku kazi? Mama Niki ati nyine nagombaga kuza ku kazi ariko ntabwo bikaze, ni umuriro gusa mfite kandi ndakeka biza gushira. Mama Lorenzo yahise amubwira ati wowe rwose ntabwo natuma uza ku kazi kandi urwaye, hagize ikikubaho se uramutse urembye, oya ntabwo byaba ari byiza, ahubwo nyine taha ugende ugura imiti uruhuke, uzagaruka ari uko umeze neza. Mama Niki ati ariko se ubu koko hano se naharika hasa nabi? Mama Lorenzo ati hari uruhinja se ruba hano? Ntugire ikibazo rwose, nibiba ngombwa amasuku turayikorera. Mama Niki rero yahise amushimira, maze mama Lorenzo ahita akora mu isakoshi yamuhereje amafaranga, aramubwira ati genda ugure imiti unywe ubundi uruhuke. Uyu mumama rero yahise nyine yerekeza mu rugo. Akigera rero mu rugo iwe yafunguye umuryango maze asanga urarangaye, nyamara yari yasize hafunze. Mama Niki yahise atangira kwibaza ati niki cyabaye hano ko nasize mpifungiye mbizi neza? Yahise rero afata ikirakrete cyari kiri hafi aho maze atangira kwivugisha ati sohoka aho bitaraba nabi cyangwa se nze nkwishakire. Nyamara yabivugaga afite ubwoba, yibazaga umuntu winjiye mu nzu ye bikamuyobera. Niki rero yahise asohoka mu cyumba ati mama ni njyewe. Naho mama we ati urankanze rwose, ntabwo nari nkwiteguye hano, kubera icyo uri hano? Naho rero Niki ati ma, ati nyine urumva nabonye imyigaragambyo ku ishuri rwose ikomeje gukaza umurego, kandi rwose maze iminsi myinshi, nahisemo no kuba niyiziye mu rugo ngo niruhukire, nibimara gutuza nzasubirayo. Yahise atera intambwe azahobera mama we ati ma, ariko nari ngukumbuye cyane. Mama we ati nanjye nari ngukumbuye mukobwa wanjye, nari ngukumbuye cyane rwose, nubwo nyine ntari niteze kuri buze uyu munsi. Niki ati ariko mama urashyushye cyane kandi numva nyine atari ibisanzwe. Naho rero mama Niki ati yego mfite umuriro nyine, ariko nta kibazo biraza kugenda neza, urahaza nyine kungurira imiti ndayinywa bigende neza. Niki ati ariko mama utabeshya ubundi ujya uruhuka? Naho rero mama ati yego njya nduhuka, nyamara kandi ntabwo koko yaruhukaga, kubera ko yari afite kano kazi k'iwabo wa Lorenzo, afite noneho n'akazi ko gukubura mu mihanda. Mu by'ukuri ntabwo yaruhukaga, yarakoraga cyane kugira ngo nyine we n'umwana we bakunde babeho neza. Yahise akora rero mu isakoshi, akora muri ya mafaranga mama Lorenzo yari yamuhaye, maze aramubwira ati genda ungurire imiti.
Umunsi rero wakurikiye mama Niki arabyuka maze akabwira Niki ko agomba kujya ku kazi, naho rero Niki ahita amubwira ati nta kibazo reka nguherekeze, ariko rwose mama ntabwo umeze neza wakabaye uryama maze ukaruhuka. Mama Niki rero yagerageje rwose guhisha Niki ko afite imbaraga nkeya, ahubwo nyine amubwira ko nta kibazo imiti yakoze icyo yagombaga gukora, ubu rwose ameze neza. Baragiye rero bakigera nyine ku muhanda aho bari bagiye gutangira gukubura, mama Niki yatangiye kumva isereri maze atangira kugenda ubona rwose afite ibizunga. Niki rero yaramwitegereje maze ahita amubwira ati ariko mama ntabwo rwose umeze neza habe na gato, watashye ukajya kuryama. Naho rero mama we ati hanyuma se najya kuryama aka kazi kagakorwa nande, ko nyine ndamutse ntagakoze abantu bakampaye banyizeye bagira ngo nyine ubwo ntangiye guhaga amafaranga maze bakishakira undi mukozi, kandi urabizi aya mafaranga turayakeneye. Naho Niki ati none se ubundi mama kubera icyo udasaba konje maze nyine ukabanza ukivuza. Naho rero mama Niki ati ariko rwose mwana wanjye urasetsa, ati none se ubona ngewe nkora muri banke cyangwa ubona ndi umukozi wa leta nkora muri minisiteri se? Ntabwo iyo konje uri kuvuga bashobora kuyimpa. Akimara kuvuga ibi yahise yongera, noneho sereri iba nyinshi ku buryo rwose yari aguye, ari uko Niki yahise amufata. Niki yahise amubwira ati mama ntabwo rwose umeze neza. Mama we ati yego noneho nanjye ndabyumvise, simeze neza rwose, isereri yamundushije imbaraga, ngomba gutaha nkajya kuruhuka. Niki yahise amubwira ati genda nta kibazo, ati ahubwo reka nguhamagarire taxi voiture maze ikujyane. Naho rero mama Niki ati ariko wowe ntabwo turi bujyane, wowe uraguma hano nibura ukomeze ukora amasuku aho twari kuyakora kugira ngo rwose bataza kusanga ahantu habo hasa nabi. Niki yaramubwiye ati nta kibazo. Mama Niki rero yaratashye maze Niki asigara mu muhanda nyine ari kugenda akubura imbere y'ingo z'abakire. Uyu mukobwa yari umukobwa mwiza cyane w'inzobe ikeye ku buryo wamurebaga ukabona rwose ibintu ari gukora ntabwo bajyanye, ukabona ntabwo ariko kazi ke. Mu kanya rero haciye abasore babiri bari bari kwigendera, gusa nyine bari abasore ubona bameze nk'ibirara. Bakimukubita amaso bahise basubira inyuma maze baza bamusanga bati none se icyuki kuri hano mu muhanda uri gukora iki? Ariko rwose uri na mwiza. Nuko batangira kumukorakora, umwe ashaka kumukora ku mabere undi ashaka kumukora ku mabuno, ariko nyine Niki agerageza rwose kugira hirya abacika. Ariko nyine aba basore bo ntabwo bari bari kubyumva, bakomezaga kumukurikirana bari kumubwira bati none se ware tukakwereka ahantu tujyana, bamubangamiye nyine ku buryo Niki yari ari hafi nko kurira. Muri ako kanya rero umushuti wa Lorenzo we yaramuhamagaye aramubaza ati ariko se uri gukora iki mu rugo? Naho rero Lorenzo ati nta na kimwe, gusa nyine ndumva ntafite imbaraga nyinshi, ndumva nkeneye kwiruhukira. Uyu mushuti we yahise amubwira atumva mbabarira nyine uzi unsange muri city market hari ibintu nshaka kukwereka. Lorenzo ati kubera iki se ubundi ntaza? Ati reka nze nanirangaze, ahari nyine nuko ukuntu numva ntameze neza bireta bishira. Yahise afata inkweto byihuse ahita yambara, dore ko nyine bari batuye no muri iyi karitsiye uyu mukobwa Niki yari ari gukuburamo. Lorenzo yahise afata imodoka nyine yerekeza aho yari amaze kuvugana n'umushuti we. Akimara gusohoka agenze metero nke cyane yahise abona umukobwa abahungu babiri bazengereje, dore ko noneho Niki yari yatangiye no kurira, bari bamwicaje hasi ubona rwose bari kumukorera ibintu bidashimishije. Lorenzo yahise ava mu modoka maze agenda yerekeza hano bari bari. Yahise ababaza ati mwebwe bite byanyu? Uyu mukobwa kubera iki muri kumubangamira? Nabo bati hoya ntabwo rwose turi kumubangamira, twari turi kwikinira nyine n'inshuti yacu. Nyamara byaragaragara ko rwose Niki ari kurira. Niki ati hoya yari ari kubareba bajya kumukoraho n'ubundi ubwoba bukamwica, bigaragara ko rwose yari yabatinye. Lorenzo yahise amuhagurutsa maze ahita ababwira atumva nimuve hano vuba vuba cyangwa se tubanza nyine tubigira ibintu bitari byiza cyane bidashimishije. Aba basore rero bakomeje nyine kugenda bazana umunwa muremure maze bose arabasunika. Babonye nyine yanabakubita dore ko yari umusore muremure kandi ufite imbaraga, bahise batinya maze bahita bagenda, ariko bari kugenda bamubwira
bati ntugire ngo ntabwo twakubonye, uri kwiyemera se ngo ni uko ugenda mu modoka nziza? Uretse ubutaha nawe tuzakwereka. Yarabihoreye rero baragenda, maze ahita abaza Niki ati ariko se kubera iki umukobwa mwiza nkawe yaba ari hano ari gukubura hano hantu? Naho rero Niki ati si ibisanzwe se kuba umuntu yaba ari gukora akazi, gusa nyine mama wanjye niwe wajya guhakora, yarwaye rero byabaye ngombwa ko nza kumufasha. Lorenzo yahise amubaza ati none se nta hantu wababaye? Ntabwo nyine bakubabaje bariya basore? Niki ati hoya ntabwo bambabaje, waziye igihe nyine, gusa ndakeka ko iyo haza gushira umwanya bitari kugenda neza rwose. Lorenzo rero yahise amubwira ati nitwa Lorenzo, naho Niki ati nanjye nitwa Niki. Niki rero yaramushimiye ati urakoze cyane kuba rwose umfashije, ntabwo nzi uko byari kugenda iyo utaza kugera hano. Bakiri muri ibi rero Lorenzo yarebye ku ruhande, maze ahita abona imodoka ya mama we, kandi mama we nawe yari yamubonye cyane cyane ko yari yabonye naho yaparitse imodoka. Yahise rero ava nyine mu modoka, maze ahita aza asanga Lorenzo. Yahise amubaza ati hano uri kuhakora iki, ko twari twavuganye kuri bugume mu rugo uruhuka, ugeze aho ute? Ahubwo se uyu we muri kumwe ninde? Birumvikana nyine Niki we byasaga rwose n'aho afite isoni ndetse n'ubwoba, dore ko aba bantu bombi nta n'umwe yari azi muri bo. Lorenzo rero yahise amubwira ati nari ndi kwigendera, ariko nyine byabaye ngombwa ko rwose nza kureba nyine uyu mukobwa. Naho mama we ati umurebaho iki? Aha ku muhanda uhagaze uramushakaho iki ko rwose nawe gutangiye imico mibi? Ntabwo rero mama wa Lorenzo yari ari kumenya nyine ibyabaye, we yari ari gutekereza ko hari umuhungu we ahagaze aha ari gutereta uyu mukobwa, dore ko kandi mama wa Lorenzo yaramufuhiraga bikabije, wagira ngo ubu yari umugabo we, ntabwo yabaga yifuza yuko yaba ari kumwe n'abakobwa. Aha rubanza yaratekerezaga ko umukobwa bazakundana ari we nyine uzamumushakira. Lorenzo yahise akomeza amubwira ati ariko mama nawe ntukansebye rwose, ubu urabona koko utari kunkoza isoni? Wambabariye nawe ko kuba mpagaze hano nta kibazo kirimo, ariko uba wibagiwe ko ndi umuntu mukuru. Nta kibazo rwose, ndaje, niba ari ugusubira mu rugo ndaje nsubireyo. Ariko mama we nyine ntabwo yatumaga avuga amagambo ngo ayarangize. Yahise akomeza kumubaza ati none ubundi uyu mukobwa ninde? Mu by'ukuri rero Lorenzo ntabwo yari azi ngo uyu mukobwa ninde kuko bari bahuriye aha. Yaramubwiye ati ni Niki. Ati Niki se Niki wa hehe? Nta kindi kintu na kimwe yari amuziho. Mama rero wa Lorenzo arakaye yahise amubwira ati umva, ndavuze ngo genda wicare mu modoka utahe, ugende uruhuke, va hano ku muhanda. Yarahagaze kandi kugeza igihe Lorenzo amariye nyine kwinjira mu modoka. Lorenzo yasezeye uyu mukobwa, maze aramubwira ati kandi wiyiteho, ubutaha rwose ujye wiyitaho. Naho rero mama we yarakomeje arahagarara kugeza umusore we nyine amaze kurenga. Lorenzo yahise ahamagara wa mushuti we, maze ahita amubwira ati umva, mama nyine arabyangije, ahubwo wowe ngwino mu rugo. Uyu mushuti we rero yahise aza nyine ati ariko nawe rwose mama wawe uziko gufata nk'umwana, umuntu w'umusore ufite ubwanwa bungana gutyo bakubuza gusohoka. Naho rero Lorenzo aterega mama jya umbabarira rwose umwumve, mama yahuye n'ibibazo ku buryo ababona ni njye wacungiraho, rero ababona ahari nyine iyo ngeze akabazo aba yumva nta mutima afite, abatekereza ko ahari nanjye ngiye kumucika. Ubwo rero ngerageza kumwumva rwose, kandi nkagerageza no kutamubabaza, kubera ko ibyo akora ikibimutera ndakizi. Lorenzo yahise abwira uyu mushuti we ati ariko rwose nta nubwo ari ibyo nashakaga ko tuvuga, ahubwo reka nkwibwirire. Atumva, nabonye umukobwa mwiza w'icyuki, ntabwo wabyumva. Tekereza ko noneho namubonye ari gukubura ku muhanda, ariko icyakwereka ni mwiza. Tekereza nawe umukobwa ni umukobwa w'inzobe, ufite intoki wagira ngo ntajya akora hasi, ufite akarenge keza. Mu minota twamaranye nabashije kumwitegereza, ariko ni mwiza ndakubwiza ukuri. Uyu mushuti we rero nawe aba ari kumuseka ati noneho rwose urancekeje, umukobwa uri gukubura ku muhanda, ahubwo se ko wari uri kumbwira ko mama wawe yanze gusohoka, ubundi uwo mukobwa wamubonye ute? Lorenzo ati nyine narinje ngeze ku muhanda nsanga hari abasore nyine bari bamwatatse, ngerageza kumukiza, nabonaga rwose bari kumubangamira.
ubwo rero nyine niho mama yansanze, maze rwose ibi ntahita bibishya, kandi nyamara njye natekerezaga ko ndi buhave nijyaniye n'akanimero. Uzi ukuntu uriya mukobwa ari mwiza, ni mwiza none cyakwereka ukuntu areba, uzi ukuntu aseka, numvaga ntamuva imbere ntakubeshye, nuko nyine nubaha mama cyane, ariko ubundi rwose numvaga ntari kuhava. N'ubundi namukurikije amaso ndinda ndenga nkimureba. Umushuti we yari yasetse amarira yaje, ati hoya ntumbwire, ati ku nshuro yawe ya mbere ubonye umukobwa wakunda, maze noneho wita ukunda umukobwa ukubura? Ati cyakoze rwose urancekeje pe. Ati ubwo se reba nawe ubukire bw'iwanyu, reba ukuntu iwanyu hameze, ubwo se umukobwa ukubura wamwinjiza hano mu ruhe rwego? Naho rero Lorenzo ati kandi njye nicyo nkwangira, nanga ukuntu nca intege, mba ntangiye kugutera story ndi kukubwira ibintu byiza byambayeho, nawe ugatangira kuzana ibintu byo kumbwira ngo umukobwa ukubura. Ndakubwiza ukuri ukuntu ari mwiza, cyamukwereka nawe. Ndabizi ko ibyo byose wahita ubyibagirwa byo kuvuga ngo arakubura. Ubundi se kuba akubura hari icyo bintwaye? Uyu mushuti rero wa Lorenzo amara gutaha, maze Lorenzo agahita ajya mu cyumba cya mama we, ahita amubwira ati ariko se mama, ni ukuri numva nifuza kuvugana nawe. Naho mama we ati mbwira sheri, mbwira rwose nta kibazo muhungu wanjye nkunda, mbwira niki cyabaye? Lorenzo ati rero mama, ndifuza ko unsobanurira. Nagerageje gusobanukirwa imyitwarire wagize, numva rwose ntabwo biri kuza. Kubera iki witwaye kuriya? Kubera iki wakoze biriya bintu? Nakubashye nyine kuko hari mu muhanda, kandi urabizi ndakubaha cyane, ariko rwose njye nayobewe ikintu wari wabaye. Naho rero mama we ati rero rwose mwana wanjye, mba ngira ngo nkurinde, mba nshaka kukudefanda kuko mba mbona nyine ntazi rwose icyo gutekereza. Naho rero Lorenzo ati ariko mama, mpora nkubwira ko ndi umuntu w'umugabo, nanjye nakwidefanda. Ikindi kandi ntabwo narindi mu byago rwose, uriya mukobwa nta kintu kibi yari kunkora, ntacyo rwose. Mama waterega nyine mba mbibona ko nyine wowe uritonda cyane, uri umwana mwiza, kandi utekereza ko isi yose ari abantu beza. Hanyuma rero ntabwo wamenya umuntu ushaka kuguprofita, nta nubwo rwose wamenya umuntu ufite icyo agukurikiranyeho. Niyo mpamvu ngewe ngerageza kukudefanda nyine, kuko mba mbona wowe ubona abantu bose nk'aho ari abantu beza. Lorenzo ati ariko mama, ni ukuri uriya mukobwa rwose ni umwana mwiza, kandi nagombaga kumutabara uko byagenda kose kuko nta kibazo cye. Mama ati ariko ntabwo nawe umuzi, ubundi se gute ujya kujya mu mirwano y'abantu utazi? Tekereza rero iyo uza kubikomerekeramo ngo ugiye kumutabara. Naho rero Lorenzo ati none se mama, mbabarira umbwize ukuri, nakoze ikosa kuba nasanze abantu bameze nk'abagizi ba nabi batatse uriya mukobwa utabasha kwirwanaho maze nkamutabara. Mama we rero araceceka, kuko rwose ababyumva nyine ko atabwira umwana we ko yakoze ikosa, kuko nta kosa yari yakoze ahubwo icyo yagombaga gukora. Mama we rero yahise amubwira ati rwose mwana wanjye umbabarire, sinzi impamvu mba numva ngufitiye impungenge cyane, mba numva nyine ngomba kukwitaho kuko sinifuza ikintu kibi cyazakubaho. Yarahagurutse rero maze ahobera Lorenzo, gusa nyine sinzi ukuntu yamukomye mu nda, maze Lorenzo ahita ahafata cyane, ubona rwose ameze nk'umuntu uri kubabara. Mama ati byagenze bite se kandi? Naho rero Lorenzo ati ni bya bindi nyine njya numva bimbabaza, ariko ntabwo ari ibintu bikomeye. Mama ati ariko mwana wanjye ugomba kwiyitaho rwose, mpora mbikubwira. Umunsi wakurikiye rero wa mushuti wa Lorenzo aragaruka, maze akamusanga mu cyumba, baba nyine bafite game bakunda gukina. Uyu mushuti we rero ari kuyikina, ahita amubwira ati ariko ndumva ndaka kongera ukantera za story z'umukobwa. N'ubundi nyine ajya kubivuga ari guseka, yatangiye guseka. Lorenzo ati ariko se wowe urashaka ko ziriya story ubundi nzazigutera kangahe? Narazikubwiye, ubu maze gutaha ugeze kuri telefone nabwo urampamagara ngo ninongere nzikubwire, ubundi ko numva izo nkuru zagushishikaje, uwo mukobwa n'uwawe. Naho rero uyu musore aseka ati we yambwira nyine, mbwira ukuntu wa mukobwa w'icyuki aba ari gukubura mu muhanda. Atangira rero kumwigana, amwereka nyine ukuntu uyu mukobwa aba ari gukubura. Naho rero Lorenzo ati ariko rwose nawe sinzi ikintu nshakaho. Yahise rero amubwira ati ariko reka nkwibarize, wari wahura n'umuntu bwa mbere maze ugahita wumva uwo muntu wagira ngo mufite nk'urusinga ruri kubahuza? Wari wabona umuntu ukimukubita amaso ukumva nyine uwo muntu wagira ngo hari ukuntu nyine musanzwe mufitanye umubano wihariye?
naho rero uyu musore nyine ati sinabikubwiye se, ubwo nyine uri mu rukundo cyangwa wasanga mu bundi buzima butari ubu yenda uwo mukobwa mwari muziranye mwarakundanaga. Ababimubwira nyine ari kumuvugiraho, naho Lorenzo ati ariko shaje ureka imikino, sinkakubwira ibintu biri serious ngo wowe uzane ibintu by'imikino. Atumva ntakubeshye rero uriya mukobwa rwose sinzi impamvu nkimukubita amaso nahise numva nkuruye mu buryo ntazi, kandi urabizi si ibintu byanjye, ubundi abantu abakobwa nyine urabizi nawe rwose ko atari ibintu byanjye. Mushuti bati ndabizi, ahubwo ndi kwibaza uwo mukobwa ubundi afite iki cyatumye agukurura bingana bityo. Lorenzo ati ntakubeshye nanjye rwose ntabwo mbizi. Hashira iminsi rero maze Lorenzo akabona nyine mama Niki ari gukubura hantu Niki yari ari gukubura, ahita atekereza rero maze akibuka ukuntu Niki yamubwiye ati nyine mama wanjye niwe usanzwe ukubura hano ariko ararwaye. Yibuka ko rero yari amaze iminsi arwaye, maze agahita atekereza yuko uyu mumama nyine ari we mama wa wa mukobwa wakuburaga hano. Yaramwitegereje arakomeza aramureba, maze ariko ntiyagira ikintu na kimwe amubwira. Umunsi wakurikiye rero Lorenzo yabyutse nyine ari gutegura amafunguro ya mu gitondo, ari mu gikoni rwose ubona yishimiye akazi yari arimo. Mama we rero yaje amusangayo maze ahita amubwira ati umushefu wanjye waramutse se, ugiye gutegura amafunguro? Naho rero Lorenzo ati yego ntabwo ndi umushefu, ariko n'ubundi urabizi ko nyine gutegura amafunguro ari ibintu byanjye, ndabizi nyine urabizi. Mama ati cyane rwose ndabizi utegura amafunguro ameze neza. Lorenzo ati ariko sundi ma, umukozi wacu udufasha imirimo yo mu rugo ko ndeba yatinze ubundi bimeze biti? Mama ati ndabona ngiye ashobora kuba atazagaruka, kubera ko iyo muhamagaye aba impamvu rwose wumva zidasobanutse, hanyuma rero nkeka ko rwose ashobora kuba atazagaruka hano. Lorenzo ati amaze ibyumweru 3 byose, urumva se bitaba byiza turamutse dushatse umusimbura? Mama ati nanjye nari ndi kubitekereza, ati ahubwo mbese nunguka agatekerezo, genda urebe mama Niki kuko ari gukora amasuku hano muri salo, maze nyine umubaze niba hari uwo yamenya azaturangire. Naho rero Lorenzo ati hanyuma se ibyo nari ndi guteka? Mama ati ntugire ikibazo ndasigara nyine ndi kugutegurira. Lorenzo yakuyemo itaburiya maze ayambika mama we ngo asigare nyine ari uri guteka. Yaragiye yajya kureba mama Niki, yaramusuhuje dore ko nyine bari batarahura kuva mu gitondo. Ati mumeze neza? Mama Niki ati yego. Ati none se ati umukobwa wawe ameze neza? Ati hahandi se mu ivi harakize? Naho rero mama Niki ati uravuga Niki se? Lorenzo ati yego niwe ndi kuvuga. Mama Niki ati ariko ntabwo yigeze arwara mu ivi, nta kibazo afite rwose, ahubwo ubwo babona bamwitiranyije. Lorenzo rero yahise amenya ko Niki atigeze abibwira mama we, kandi nyine Niki ntabwo yari kubibwira mama we kuko byari kumutera ubwoba bikamuhagarika umutima, agatuma nyine Niki atagaruka, kandi baragombaga gukora kariya kazi byanze bikunze. Niyo mpamvu Niki yicecekeye ntamubwire ko yahuye n'abasore bakamusagarira. Lorenzo rero nawe ahita yigarura ati ubwo wabona nyine nari mbyitiranyije, ati se ko mba nahuye n'abantu benshi, ati ubwo hari undi muntu nari mbyitiranyije ariko nta kibazo nyine reka tubyihorere, ati ahubwo se ko mutazanye nyine ku kazi. Naho rero mama wa Niki ati we nyine yasigaye mu rugo ariko nta kibazo ameze neza cyane. Lorenzo ati hanyuma rero mama nyine yarambwiye ngo ugerageze dushakire umuntu wadufasha imirimo yo mu rugo, ngo kubera yuko nyine uwo twari dufite ashaka kuba atazagaruka. Uyu mumama rero mama Niki we icyo yakoraga yari amasuku gusa, ariko ntabwo yajyaga abatekera cyangwa se ngo abafurire. Mama Niki rero yahise amubwira ati yego kano kanya ntawe mfite, ariko ndaza kugerageza rwose kubaza ahantu hose maze ndebe ko namubabonera. Lorenzo ati birihutirwa, uramutse rwose ubishoboye waba udufashije cyane. Mama Niki ati nta kibazo. Lorenzo rero yasubiye mu nzu maze yibaza impamvu mama Niki atazi yuko Niki yagize ikibazo. Mama Niki rero asoza akazi maze agahita ataha. Akigera mu rugo asanga Niki yicaye muri salo, ahita azamura agakanzu yari yambaye kugira ngo arebe koko niba yaba afite agasebe mu ivi. Naho rero Niki ati mama uri mu biki? Naho rero mama ahita abona afite igisebe mu ivi koko, ahita amubaza ati ariko se kubera icyo utigeze umbwira ibi bintu, uzi ko ari byo? Tekereza ko Lorenzo yari abizi ariko ngewe nkaba ntari mbizi. Kubera icyo utigeze umbwira ibi bintu byagenze bite?
naho rero Niki ati nyine mama rwose nangaga kugukura umutima, urumva nyine nari ndi gukubura maze ndanyerera ndagwa ndakomereka mu ivi, ariko nabonaga atari ibintu bikaze, iyo nza kubikubwira ntabwo ari gutuma nsubirayo bukeye. Mama we atari ko jya umbwira rwose buri kintu cyose, sinumva ukuntu nyine Lorenzo yari abizi njye ntabizi. Ubundi se mwamenyaniye hehe ko yanambwiye nyine ngo ngusuhuze akanambaza amakuru yawe? Naho rero Niki aba ari kumwenyura nyine ari kwiseswa ukuntu, ati none se yakubajije amakuru yanjye, yakubajije ngo meze nte? Naho rero mama we ati yabimbajije cyane rwose. Mama we ahita amubaza ati ariko se ubundi nkubaza Niki ko ndiwe uri kwisetsa gutyo, ubundi kubera icyo uri kwisetsa gutyo? Niki rero ahita yikaruma, ahita yumva ko nyine ahari yari ari gukora ibintu atakabaye akora, kubera ko mama we nyine aba yabonye kuri uyu mukobwa kumubwira ko Lorenzo yabajije amakuru ye bimushimishije cyane. Niki rero ahita amubwira ati mama ati wowe rwose ntabwo ndi guseka, ahubwo nyine reka nze nkuzanira amafunguro. Ahita ahaguruka ariko n'ubundi akagenda ari guseka, aba yishimye rwose. Umunsi rero wakurikiye mama Niki abyuka kare maze agasanga Niki ari gukubura muri salo. Niki rero ahita amubaza ati mama ko noneho wizinduye bimeze biti? Mama we ati ndagiye ariko ndahita ngaruka. Mama nyine wa Lorenzo yansabye ko namushakira umukozi wabafasha imirimo yo mu rugo, ubwo rero ngiye kugenda mbaririza muri karitsiye niba nta hantu baba bazi umukozi cyangwa se niba ntawe ushaka akazi maze mbe namumurangira. Niki rero ahita amubwira ati nta kibazo genda. Mama we rero arasohoka maze yashyira akanya gato, Niki nyine akubita agatima ku byo mama we amubwiye maze agatekereza yuko aka kazi nawe yagashobora. Yahise agenda amwiruka inyuma maze amusanga mu muhanda. Mama we ati ko ndeba uri guca ibiti n'amabuye se bimeze bite? Naho Niki ati nyine ati mama ati nari ntekereje ko bitakiri ngombwa rwose ko wakomeza gushaka uwo mukozi. Naho mama Niki ati kubera iki se? Niki ati kubera ko nanjye ako kazi nagashobora, ako kazi rwose nagakora kandi urabizi ko nyine dukeneye amafaranga, ndakeka rero byaba ari iby'agaciro uramutse ukora nanjye nkora. Mama we ati hoya ibyo bisubizo aho bikuye ntabwo byashoboka mwana wanjye, rwose aka kazi sinakagushoramo, ndabizi karavuna, ariko nanone mfite inshingano zo gukora kugira ngo nkwiteho nk'umubyeyi wawe, kubera ko ntabwo wigeze unsaba ko nkubyara. Ubwo rero nta mpamvu zo kuvunika, aka kazi nzagakora njyenyine, humura rwose ntacyo uzabura, ariko njye sinifuza ko wagakora. Niki ati ariko mama ngufashije rwose byaba ari byiza kandi nta kintu byaba bitwaye rega, ko ubizi se ko nawe mfite imbaraga, nyine igihe cyo gusubira ku ishuri kigeze nasubirayo, ariko nkaba ngufasha. Mama we atumva wamaze kumbwira ibyo wambwiraga, ngaho ugenda asubira mu rugo, ibyo nsabye rwose ntabwo byashoboka. Niki rero ahita akata agasubirayo maze mama we nyine agakomeza ajya muri karitsiye kugira ngo ajye kubaza niba yabona umukozi. Umunsi wakurikiye rero mama wa Niki amusaba ko nyine yamutuma ku isoko guhaha. Niki rero yaragiye arahaha, ariko nyine ibyo bari bamutumye byari byinshi. Yahagaze ku muhanda rero ategereje ko yabona tagisi ngo ayitege kuko atari kubasha kubitwara mu ntoki. Mu kanya gato yagiye kubonabona imodoka irahagaze iruhande rwe, hahise havamo rero Lorenzo ati ko uhagaze hano se? Niki ati nari mvuye ku isoko, nari ntegereje nyine tagisi. Lorenzo ati ariko nishimiye kukubona uko byagenda kose, umeze neza se? Niki ati yego meze neza, nanjye rwose nishimiye kongera kukubona. Lorenzo yahise amubwira ati none se urabyumva ute ndamutse nkugejeje mu rugo kubona ko rwose nanjye narindi mu cyerekezo cyaho uri kujya? Niki rero aramubwiye ati nukuri ntabwo rwose nifuza kukugora. Lorenzo ati nta kibazo, ni njye mbikwisabiye, ngwino rwose ntabwo nagusiga ku nzira, ubwo se urumva nagenda ntekanye koko? Ngwino nkugeze mu rugo nta kibazo. Niki rero yahise nyine yinjira mu modoka maze Lorenzo amuterura bya bintu ati byari biremereye cyane, ahubwo ndibaza ukuntu babigejeje hano. Bakimara rero kugera mu modoka, Lorenzo yahise abwira Niki ati hanyuma rero mbere ya byose ndifuza kugusaba imbabazi. Niki ati imbabazi kubera iki se kandi warangiriye neza nta kintu kibi wigeze unkorera? Lorenzo ati ndashaka kuzisaba ku bwa mama, buriya rwose mama ubona nyine ubona rwose ashaka kundinda, agera aho rero
agakora ibintu bishobora kubangamira abandi. Urumva nyine ndi umuhungu umwe gusa afite, hanyuma rero ntabwo aba yifuza kuntakaza. Niyo mpamvu uba ubona ashyiramo imbaraga kuriya kugira ngo mpore meze neza. Naho Nick yahise amubwira ati ndakumva cyane, kubera ko mama wanjye nawe nuko ameze, nanjye rwose arandinda cyane kuko ninjye mukobwa njyenyine afite. Ubwo rero ntabwo aba yifuza ikintu cyampungabanya, kandi birumvikana nyine rega, impungenge z'ababyeyi ku bana babo ni ibintu bisanzwe cyane. Ubwo rero humura rwose, mama wawe ntabwo nigeze murakarira, nta nubwo kandi nabifashe nk'ibintu bikomeye. Lorenzo ati noneho ndishimye rwose niba ari uko bimeze, gusa nanone ndongeye ndishimye kongera kukubona. Nick ati nanjye rwose niko bimeze. Lorenzo ati none se mama wawe yatuboneye umukozi? Nick rero abanza kubitekerezaho maze agahita amubwira ati yego yaramubonye. Lorenzo ati yego? Nick ati cyane rwose, ati yaramubonye, ati mu by'ukuri ubundi uwo mukozi nyine ni njyewe rwose nifuza kuza gukora akazi k'iwanyu. Nyamara nubwo yari ari kubivuga gutya ntabwo yari yabyumvikanyeho na mama we, kuko mama we yari yabimwangiye. Lorenzo ati wowe? Ati hanyuma se kandi amashuri bikagenda bite? Nick ati urumva nyine imyigaragambyo ku ishuri iwacu iracyakomeje, hanyuma rero nifuje ko naba nshatse icyo mba nkora kubera ko mba nkeneye amafaranga. Ubwo rero byaba byiza ndamutse nyine mbaye nyakorera, hanyuma byazamara gutuza nkazasubira ku ishuri. Lorenzo ati nabikunda cyane rwose, uramutse ari wowe ufashe iriya poste nabikunda cyane cyane ko nyine mbizi ko uri n'umwana mwiza. Nick ati urakoze cyane. Lorenzo rero yaramutwaye nyine maze amugeza iwabo, ahita yongera yisubirira muri gahunda ze yari arimo. Nick rero agera mu rugo maze agategura amafunguro. Gusa nyine ari gutegura aba ari kujya yiririmbishwa uturirimbo, dore kuko yakubitaga agatima kuri Lorenzo yahitaga amwenyura. Yibukaga nyine ukuntu uyu musore avuga neza cyane n'ikinyabupfura cyinshi, ukuntu aba yamwubashye. Ni nako kandi ku rundi ruhande Lorenzo nawe ntabwo yari atuje, yari ari kujya atekereza uyu mukobwa, maze isura ye igakomeza imwikaraga imbere, dore ko rwose nta kindi kintu na kimwe yari ari gutekereza. Ku mugoroba rero mama wa Nick atashye, bari ku meza bari gufata amafunguro y'umugoroba. Nick yabajije mama we ati none se ubundi umukozi waramubonye? Naho mama we ati ntabwo namubonye, ariko n'ejo nzongera nsubireyo. Naho rero Nick ati ariko se mama, kubera icyo uri gukomeza kwigora kandi nakubwiye ko iriya poste nyishaka ndetse nanayishobora? Urabizi rwose dukeneye amafaranga. Tekereza nawe minerivare zanjye, utekereze kwishyura inzu, utekereze kurya n'ibindi byose bidusaba amafaranga. Ibyo byose rero urumva ko namutse ngufashije byakoroha kurusha. Naho mama we atumva narakubyaye, ngomba rero gufata inshingano nk'umubyeyi, byose nyine bigomba kujya ku mutwe, ngakora cyane kugira ngo byose mbitunganye. Kandi rwose sinifuza ko iyo sije tuzongera kuyivuganaho, ndumva twayivuze bihagije. Nick rero we yafashe nyine umwanzuro ko umunsi uri bukurikire azabyuka maze akigira iwabo wa Lorenzo, akajya kwivuganira na mama we kugira ngo yisabire ka kazi. Buracya rero maze Nick akambara agakanzu keza, agafata n'agasakoshi. Yaragiye rero maze ajya iwabo wa Lorenzo, yicaye muri salo ategereje ko mama we nyine aza ngo bavugane. Mama we agitunguka yahise amubaza ati urakora iki mu nzu yanjye? Noneho uvuye ku muhanda ugeze no mu nzu yanjye? Nyamara mama wa Lorenzo ntabwo yari azi yuko uyu mukobwa ari we nyine wa mama Nick. Naho rero Lorenzo yahise aza maze ahita amubwira ati mama, ati nyine uyu niwe mukozi mushyashya twabonye uzajya udufasha. Mama we atumva niba rero utari unabizi, mama Nick yampamagaye kandi yambwiye ko yatuboneye umukozi, ubwo rero uyu nguyu nagende. Lorenzo ati ariko mama, ati ushobora kuba rwose utabyumvise neza. Yari agiye kumusobanurira ngo amubwire ko ubwo nyine uwo mama Nick yamubwiraga ari uyu nguyu kuko ari umukobwa we, ariko mama we agahita amucecekesha ati ceceka, nakubwiye ngo ntabwo uyu nguyu umukeneye kubera ko umukozi twamubonye. Mama Nick yampamagaye ambwira yuko umukozi yabonetse. Nick rero yahise agira ubwoba, dore ko atari yanabyumvikanye na mama we.
yaketse ko koko ushobora gusanga mama we yabonye undi mukozi, maze ahita abwira nyine Lorenzo ati hoya nta kibazo rwose reka ngende. Yahise asohoka yihuta atanasezeye. Naho rero Lorenzo yakomeje gushaka kubwira mama we ko uriya ari umukobwa wa mama Nicky, ariko mama we ntiyashatse kumwumva. Yaramubwiye ati mbabarira ceceka, narangije kukubwira ko umukozi twamubonye, uriya rero ntabwo mukeneye. Nicky rero yageze mu rugo yihebye rwose, ubona yababaye, maze ahita asanga mama we yicaye muri salo. Mama we wese yamubwira ati ese mukobwa wanjye ko ndi wari wambaye neza, ubundi wari wagiye he? Nicky yahise yicara mu ntebe. Mama we rero yahise amubwira ati ngufitiye amakuru meza, ariko nutabanza guseka ntabwo ndi buyakubwire kubera ko ndabona wirakajwe. Nicky yahise aseka nyine atabishaka, maze mama we ahita amubwira ati rero nagira ngo nkubwire yuko noneho rwose ubu nta kibazo wakwitegura, maze ukazajya kuri ka kazi ukazafata ya poste, kubera ko nahamagaye mama wa Lorenzo maze mubwira yuko namuboneye umukozi. Nicky yahise amubaza ati none se mama wahinduye se ibitekerezo? Nabonaga rwose watsimbaraye utifuza ko kariya kazi nagakora. Mama ati ahubwo se ko mbikubwiye nkaba mbona utishimye kandi nari nzi ko biri bugushimishe. Ati urumva nyine nabitekerejeho neza, maze nsanga rwose ugomba kugakora, dore ko nyine dukeneye amafaranga menshi, kandi nibyo rwose tugomba kubona amafaranga ahagije ubundi nkakwitaho nk'umwamikazi. Nicky rero yahise amubwira ati nyine mama hari ikibazo, urumva nyine uyu munsi nagiyeyo ngiye kwisabira kariya kazi. Yamubwiye byose rero uko byagenze, maze mama we ahita amubwira ati nta kibazo, reka nyine ejo tuzasubiranayo, noneho nanamusobanurire ntabwo nigeze mbabwira ko uri umwana wanjye, ntabwo bakuzi, nibakumenya ndabizi neza rwose ko kariya kazi bazakaguha. Barabyutse rero barambara maze baragenda. Bakigerayo rero mama Nicky nyine yatangiye kubwira mama Lorenzo ko yari umukobwa we. Naho rero mama Lorenzo ati kubera iki utambwiye rwose kare, kuki utabimbwiye ko ibyabaye byose bitaba byarabaye? Naho rero mama Nicky ati amakosa n'ayanjye ko ntigeze rwose mubereka, yahoraga ku mashuri nta mwanya najyaga mbona wo kuba ndi kumwe nawe. Mama Lorenzo yahise amubwira ati nta kibazo rwose akazi ndakamuha, ariko nyine ni ukubera wowe gusa. Nanone ntabwo azigera arara hano na rimwe. Yakubitaga agatima ku kuntu umuhungu waba amureba, maze akumva ntabwo ashaka ko arara mu rugo iwe. Ati rero azajya akora ataha, niyo haba haguye imvura y'amahindu cyangwa se hari ikindi kintu cyabaye kidasanzwe, nta kintu na kimwe kizatuma arara hano. Birumvikana nyine byari bibangamiye Nicky, ariko nanone ntacyo byari bimutwaye. Ku rundi ruhande yagombaga nyine kwihangana akazajya avunika, ariko nyine agakora kano kazi. Bashimiye rero mama Lorenzo maze bamubwira ko rwose nta kibazo azajya akora ataha. Nicky rero yaramubwiye ati murakoze cyane kuba mumpaye kano kazi, nzakora ibintu byose neza, nzabakorera amasuku, nzaza ku gihe, icyo muzashaka cyose nzagikora neza rwose, ndabizi neza ko muzishimira serivisi nzabaha. Umunsi rero wakurikiye Nicky nyine arazinduka maze akaza ku kazi, araza agakora amasuku akahatunganya neza, haba hasa neza cyane hahumura, maze agategura amafunguro. Bari ku meza rero Lorenzo ndetse na mama we. Lorenzo bari kurya ubona nyine yishimye cyane, ibyo kurya byamuryoheye, ariko avuga ati ati mbega ibyo kurya, ati biraryoshye cyane, ariko uvuga nyine amagambo menshi. Mama we rero aramwitegereza maze agahita avuga ati hoya birimo urusenda rwinshi, kubera ko nyine Nicky aba ahagaze hafi hano ariko basukira amazi yo kunywa. Naho rero Lorenzo ati ariko mama n'ubundi nyine iyi sosi igomba kuba irimo urusenda, ntubizi se ko ariko bigomba kuba bimeze? Naho rero mama we ati hoya rwose ni byinshi cyane birakabije. Mama rero wa Lorenzo ahita abwira Nicky ati waba ugiye maze akavugana n'umuhungu wanjye. Nicky rero aragenda nyine, maze mama wa Lorenzo agahita amubwira ati none se kubera iki nari ndi kumutera ubwoba maze wowe ukamudefanda? Kubera iki uri kugerageza kumwereka ko ibintu yakoze bidasanzwe?
naho rero Lorenzo ati ariko mama, njye navugaga ukuri, ibi byo kurya biraryoshye cyane, sinibaza ahubwo impamvu uri kumuca intege, kandi nawe ubizi ko biryoshye, biraryoshye rwose, mu byo kurya byose nigeze ndya ibi byo birarenze. Mama we rero ati ariko rwose nawe nyine wagombaga kunshyigikira. Naho rero Lorenzo ati hoya, ngiye rwose ntabwo nagushyigikira ngo mvuge ibintu bitari byo, kandi nawe uri kubyumva ko biryoshye, ahubwo mbabarira mama, mbabarira mirire w'intesha apeti, kuko rwose ndumva byaryoheye cyane. Bamara rero akanya gato bari kurya, maze Lorenzo yareba mu isahani ya mama we agasanga yabimaze kera, ahita rero amubwira ati mama, harimo urusenda rwinshi, kandi nyamara wabimaze nta na kamwe wasigaje, none ngo harimo urusenda rwinshi, byemere ko biryoshye, ahubwo nyine Niki yakwemeje. Mama we rero ahita aceceka, we nyine aba yifuza guca intege uyu mukobwa, dore ko aba abibona ko rwose hagati ye n'umuhungu we harimo ikintu kandi ataba abyifuza. Naho rero Lorenzo ahita ahamagara Niki maze akamubwira tumva, wakoze akazi k'indashyikirwa rwose, watetse neza cyane, ibyo kurya byari biryoshye, ntabwo ushobora kubyumva. Umunsi umwe rero Niki aba ari mu masuku nk'ibisanzwe, maze akabakomye ikirahure kikaba kiramenetse. Mama Lorenzo ahita aza rero n'umujinya mwinshi ati uratangiye, nta n'icyumweru uramara hano, none ibintu byanjye ugiye kubimara, nutitonda ubutaha nzajya mbikata ku mushahara wawe, ntutekereze ko nkina, kandi ndakeka ko ningukata kabiri umushahara uzaba ushize. Niki ati mumbabarire, ni ukuri narangaye rwose, mumbabarire, ariko ntabwo bizongera. Nyamara nyine yari impanuka rwose yari agize. Uyu munsi rero Niki yiriwe atameze neza kubera ukuntu nyine bari bamusomeye maze bakamubwira amagambo menshi. Mu kanya ari hanze, Lorenzo yamusanzeyo maze ahita amubaza ati ko ndeba utameze neza. Niki rero yahise amubwira ati urumva nyine namenye ikirahure, none byababaje mama wawe. Lorenzo ati ariko ndakeka byari impanuka. Niki ati yego, ariko nanone ntibyakabaye byabaye, kubera ko nyine nagombaga kwitonda. Uratekereza mu cyumweru cyanjye cya mbere nkaba ntangiye gukora amakosa angana gutyo? Lorenzo rero yahise amufata ku rutugu maze aramubwira ati hoya, wikwishinja amakosa rwose, ibyo byaba kuri buri wese, nanjye nakimena ndetse na mama yakimena, wowe nyine tuza humura nta kibazo, ibyabaye ntabwo ari ibintu birenze, kandi nyine ko haje mu kazi kawe, komeza nyine ukore kuko ukora neza cyane. Nibura rero Niki yari abonye umuntu umuha kapore muri uyu munsi, yahise ajya mu nzu rero ajya mu kazi ke. Nyamara icyo batari bazi ni uko mama wa Lorenzo yari ari kubareba ari muri etaje hejuru, areba ukuntu uyu musore yari ari gukora kuri uyu mukobwa, amufata ku rutugu, amwihanganisha nyine, amukomeza, amutunganyiriza ishati yari yambaye ari gutunganya ikora ryayo. Ibi rero iyo yabibonaga yumvaga rwose ari kugenda ashira, kuko ntabwo yifuzaga yuko uyu muhungu we yakundana n'uyu mukobwa udafite aho aturuka, umukobwa udafite amashuri ahambaye. Ntabwo rwose mama we yabyifuzaga. Niki rero akigera mu nzu yahise asanga mama wa Lorenzo amutegereje, yahise amubwira tumva, hagarara aho ngaho, ndakwiyamye ku muhungu wanjye, ntutekereze ko uri Sandriyo umuhungu wanjye azagukunda maze akagushaka. Ntabwo rwose bishoboka, ibyo ni ibyo mu migani, ntabwo bibaho mu buzima busanzwe. Umuhungu wanjye azashaka umukobwa wize kandi wize amashuri menshi, umukobwa w'umunyabwenge, umukobwa kandi uturuka muri famiye ikomeye. Hanyuma rero irebe neza, ujye muri miruwari wirebe, ntaho rwose uhuriye n'izo detaye zose amaze kukubwira. Ndagira ngo rero ushyire ibirenge hasi, reka gukomeza kurota, ntabwo bishoboka rwose, ntabwo muri ku rwego rumwe, kandi ibyo bintu ntabwo nabyemera. Hanyuma rero ndashaka kukubwira, ugerageze kugendera ku muhungu wanjye, sinifuza kuzongera kubona ibyo mba ndi kubona hagati yanyu. Niki rero yahise amubwira ati mumbabarire rwose, ariko nta kintu kiri hagati yacu. Naho rero mama wa Lorenzo ati hanyuma sungize injiji, ushatse kuvuga yuko ibyo ndi kuvuga ntabizi? Ndabizi cyane rwose, mba nanabireba, ndi umuntu mukuru. Yahise amubwira ati mva imbere, genda ujye mu kazi kawe, ariko nyine nutareba neza njye nawe tuzahangana. Umunsi rero wakurikiye
Mu masaha y'igitondo mama wa Lorenzo arabyuka akajya ku meza, maze mu kanya akabona umuhungu we ntabwo ari kuza ku meza. Yahamagaye rero Nicky aramubaza ati none umwana wanjye wamuteguriye ibya mu gitondo? Nicky ati nari ntarabitegura. Naho rero mama wa Lorenzo aturifuza kumwicisha inzara se, ntabwo bizi ko akunda gufata amafunguro hakiri kare. Nicky aturumva nyine ntabwo arasohoka mu cyumba cye, nanze rero kubitegura ngo bidakonja, nategereje ko nyine abanza kubyuka. Mama rero wa Lorenzo nyine birumvikana yari ari gutonganya Nicky ati umukobwa w'umunebwe gusa. Yahise ahaguruka maze ajya kureba Lorenzo mu cyumba. Akigerayo yasanze umuhungu we yarwaye yarembye, dore ko rwose nta kabaraga yari agifite. Yari ari kujya agarura ibyo yafashe byose ku buryo imbaraga zari zamushizemo. Naho rero mama we yahise amubaza ati mwana wanjye habaye iki? Naho rero Lorenzo ati simbizi gusa ntabwo meze neza, guhera mu gitondo rwose ndumva ntameze neza. Mama we yahise ahamagara umuganga nyine wabo wa famiye, maze ahita aza kureba uyu musore. Yaraje amufata ibizami maze ababwira ko nyine ari infection afite ku mpyiko, ariko nyine ko atari ibintu nyine bikomeye cyane, ko yakomeza akanywa imiti yamwandikiye, ndetse nyine babona bikomeje kumera nabi bakaba noneho bamujyana kwa muganga. Umunsi rero wakurikiye mama wa Lorenzo yari afite nyine ibintu bya business yagombaga kujyamo, ndetse rwose akamara iminsi 2. Yasezeye rero umuhungu we maze amubwira ko agiye kubwira nyine Nicky maze akamwitaho by'umwihariko. Yageze rero muri salo ahamagara Nicky maze aramubwira ati mfite gahunda zihutirwa cyane, hanyuma rero ndifuza ko nyine wakwita kuri Lorenzo ukamugaburira ku gihe, ukamugaburira ibyo kurya bimeze neza. Nkubwiye ko rwose ugomba kumwitaho by'umwihariko. Ndifuza ko umwana wanjye nta kibazo na kimwe agomba kugira. Nicky ati nta kibazo rwose azagira, ndahari kandi ndabikora neza. Mama we ati nzamara iminsi 2, ubu rwose nizere yuko umuhungu wanjye nzasanga nta kibazo afite. Nicky ati ntacyo azaba afite rwose. Uyu munsi rero saa 6 Nicky yateguye amafunguro maze ayajyana mu cyumba cya Lorenzo. Yasanze rero ari kuri game ari gukina, nyamara yagombaga kuryama akaruhuka. Nicky rero yahise atereka ibyo kurya yarazanye ku meza maze ahita amwambura icyo yari ari gukoresha akina aya magemu. Naho rero Lorenzo atari ko urambangamiye rwose, mbabarira nikinire, irungu riba ryanyishe hano, mba nabuze ikintu cyo gukora. Tekereza nawe mama we yambujije kwisohokera ngo nanigire kwirebera uko business zimeze. Naho rero Nicky ati nyine ibyo nibyo ndi kuvuga nanjye, ukwiriye kuruhuka niko muganga yavuze, none dore ntabwo uri kubikurikiza, ugomba nyine kuryama ukaruhuka. Ubundi se kubera iki utahamagaye wa musore w'inshuti yawe ngo aze mube muganira? Naho Lorenzo ati ntabwo ahari, ari hanze y'igihugu. Nicky ati rero rwose ntabwo byashoboka ibi ngibi urimo. Lorenzo ati noneho ngahicara tube twiganirira. Nicky rero yarasetse ati tuganira? Ati ngewe kereka ubanje kunyishyura amafaranga menshi, atuzi ko ndi umubyinnyi kabuhariwe uzwi mu gihugu cyose. Ababivuga nyine ari burage, ari kugira ngo amusetse. Naho Lorenzo ahita aseka ati yego se koko ubu ndi kuvugana n'umubyinnyi uzwi? Ati ngaho niba uri umubyinnyi uzwi ngaho mbyinira nyine nanjye ndebe ukuntu uzi kubyina. Naho Nicky ati hoya ntabwo njya mbyina gutyo gusa, ahubwo nyine ariko tugiye nyine kubyaranja neza. Wowe nyine ugiye kurya, ubundi nyine uruhuke, ubundi ukire neza, hanyuma numara gukira njye nawe tuzakora amarushanwa yo kubyina, tuzareba umuntu uzarusha undi. Lorenzo nawe yizeraga yahise amubwira ati yego se. Ati ibyo rwose ndabyemeye, tuzaba tureba uzaba uwa mbere. Naho rero Nicky atari gusa condition n'imwe, ni uko ugomba gufata amafunguro kandi ukayafata neza. Yahise aterura rero amafunguro. Ati ubwo rero ni isaha nyine yo gufata amafunguro. Lorenzo rero yatangiye nyine gufata amafunguro buhoro buhoro, maze Nicky ahita amubwira ati nanibagiwe yuko uri umurwayi, kandi umurwayi ubundi baramugaburira. Yahise afata rero yasahanye iriho ibyo kurya maze atangira kugaburira Lorenzo
amutamika. Nyamara uyu musore ntabwo rwose yari yitaye ku byo kurya, ahubwo yari ari kwirebera mu maso h'uyu mukobwa, yari ari kumwitegereza ku buryo atari ari guhumbya, niyo ari kumukora mu jisho banza atari kubimenya. Nick rero yahise amubaza ati kubera iki uri kundeba cyane, habaye iki, naba ndi gusa nabi mu maso se? Naho rero Lorenzo yahise amubwira ati Nick, ndi kukureba cyane kubera ko rwose nishimira kukureba, mba mbona byaba byiza uramutse buri munsi uba uri hafi yanjye, maze rwose ngahora nkwirebera. Ariko hari umuntu wari wakubwira ko uri mwiza bihebuje? Nick rero yatangiye kugira isoni ati ndi mwiza? Ati hoya rwose ndabizi nyine ko nta kidasanzwe mfite. Naho rero Lorenzo yahise amubwira turi mwiza ku buryo guhera wa munsi wa mbere nkubona nakubonyemo ubwiza butangaje, ndetse rwose nkikubona bwa mbere nahise numva wagira ngo njye nawe dusanzwe tuziranye, ku buryo nyine warankuruye ku buryo ntabasha kugusobanurira. Gusa nyine uko iminsi yagiye yisunika nagiye mbitekerezaho maze menya icyo bisobanuye. Bisobanuye ko ngukunda. Nick rero yaramwitegereje maze nyine udusoni turaza. Nick ati none se ubwo ngubwo wankundiye iki mu by'ukuri? Lorenzo ati rero tugihura bwa mbere ntabwo rwose ubwo namenya icyo nagukundiye, ariko uyu munsi ndabizi uri umukobwa mwiza, uritonda, uzi ubwenge, mbese nta n'umuntu n'umwe utagukunda, biroroshye cyane kugukunda. Nick rero yateretse amafunguro yari afite hasi maze akomeza kwitegereza uyu musore. Yaramubwiye ati none se urumva ibyo uri gukora ari byo? Mu by'ukuri urukundo rwanjye nawe ntabwo rwashoboka, nawe se ntubibona? Irebe nawe maze nanjye undebe, noneho utekereze ukuntu mama wawe anyanga. Mama wawe rwose ntiyakwifuza ko njye nawe tuvugana, urumva se byashoboka? Naho rero Lorenzo ati none se banza ahubwo wumbwire wowe ubundi umbona ute cyangwa umfata ute? Nick ati rero rwose nkubwije ukuri ntakubeshye, nanjye ndakwishimira cyane, ndetse nishimira kuba ndi kumwe nawe. Bisobanuye ko rwose ngukunda, ariko nanone ndabizi neza ko bitashoboka, niyo mpamvu ngewe ntabishyiramo imbaraga nyinshi, hanyuma nawe ugomba gukora uko ushoboye ukabyikuramo. Lorenzo yaramubwiye ati ariko ninjye ngukunda, ntabwo ari mama wanjye, kandi ntabwo yampitiramo umukunzi. Wowe nyine nyemerera ko twakundana, ubundi ibisigaye byose nzirwariza. Lorenzo rero yafashe umwanya maze atangira kubwira inkuru z'ubuzima bwabo. Nick yaramubwiye ati buriya ubona nyine mama aba yitwaye kuriya, mama rwose yahuye nyine n'ibibazo bikomeye, gusa nyine hari ibyo nzakubwira twitonze atari kino gihe, ariko buriya mama wanjye impamvu ubona nyine ameze nk'umuntu umfuhira nuko rwose ari njye njyenyine asigaranye, aba yumva atambura. Hari n'ikindi gihe nigeze kubikubwira. Naho Nick ahita amubwira ati yego rwose ndabyumva, ariko nanone se turamutse dukundanye nta hazaza dufite, byo rwose urumva byadufasha iki? Tekereza rero kumara kwinjira mu rukundo twiyumvanamo kandi cyane, nyamara tugasanga ntabwo rwose twemerewe kuba twakundana. Lorenzo ati ibyo byihorere, byose humura nzabyikorera, wowe nyemerera urukundo, ubundi ibindi ubimparire. Nick ati nta kibazo rwose, kuko ngewe ndagukunda, ndetse nashimishwa nuko waba umukunzi wanjye. Bombi rero barahoberanye maze rwose bamara umwanya munini bafatanye. Iminsi rero yakurikiye birumvikana nyine yari iminsi y'urukundo, bari bameranye neza ndetse rwose bibeta bakaganira, ariko nyine ibi byose babikoraga mu ibanga rikomeye kubera ko batifuzaga yuko mama nyine wa Lorenzo yabimenya. Naho rero ku ishuri kwa Nick ko nyine ibintu byakomeje kumera nabi, maze basaba abanyeshuri bose ko bataha, ubundi nyine bagatangira kwigira online. Nuko nyine na Nick yatangiye noneho kujya yiga, ariko akabifatanya n'akazi yakoraga. Umunsi umwe rero Nick yari ari gukora amasuku, sinzi rero ukuntu yabonye agakadire kari karimo nyine amafoto y'uyu muryango wose. Yahise abona harimo abantu atajya abona,
dore ko nyine hari harimo umukobwa mutoya cyane ndetse nyine na papa wabo akabona ntabwo ajya ababona, yahise agaterura maze atangira kuyireba nyine ayifashe mu ntoki. Mama wa Lorenzo yinjiye aha hantu Nick yari ari gukorera amasuku maze amwikanze yahise arekura ya kadire ibiguye hasi. Mama rero wa Lorenzo noneho kwihangana byaranze maze ahita yegera uyu mukobwa bamukubise urushyi, yamubwiye amagambo menshi kandi rwose mabi, dore ko kwihangana byari byanze. Nick rero yavuye hano maze aragenda yicara yigunze, yumvaga rwose yihebye. Hashize umwanya maze ajya mu cyumba cya Lorenzo, yaramubwiye ati noneho nkoza amahano neza neza, namennye ikadire ya mama wawe. Naho rero Lorenzo ati nimeze gute? Yarayimubwiye rero maze Lorenzo ahita amubwira atumva ati ubundi nyine iyo kadire nta muntu n'umwe wemerewe kuyikoraho, niyo mpamvu buriya mama wanjye yarakaye cyane rwose. Gusa nyine humura biraza gushira, uraza kumusaba imbabazi yatuje, ndakeka ko nyine biza kurangira. Kano kanya rero noneho Nick yumvise ko rwose icyo yakoze gikomeye cyane. Lorenzo yatangiye kumubwira iby'iyo kadire yamennye, ati urabona nyine kuri iriya foto turiho turi umuryango twuzuye. Naho rero Nick ati none se ubundi papa wawe n'uriya mukobwa bari hehe? Lorenzo ati icyo nicyo kibazo, aturumva nyine bakoze agisida maze papa wanjye ndetse na mushiki wanjye bahita bitaba Imana. Guhera rero uwo munsi mama wanjye yahise nyine ubona ameze nk'umuntu ufite igihunga. Iriya foto nirwo rwibutso rwonyine asigaranye, ntabwo raba yifuza umuntu wayikoraho. Ni nayo mpamvu kandi ujya ubona nyine akeneye kundinda cyane, kubera ko yabuze umuryango wacu, aba yumva nanjye adakeneye kumbura. Nick rero ahita amubwira ati ndabyumva nakoze amakosa akomeye, gusa sinzi icyo ndi bukore kugira ngo ambabarire. Lorenzo yahise amufata ikiganza maze aramuhobera, yaramubwiye ati komera, ndabyumva nyine mama yakubwiye nabi, ariko humura araza gucururuka maze umusabe imbabazi, ndabizi ko ari bukubabarire. Erega nyine iyo ni impanuka, nta muntu n'umwe bitabaho. Nyuma rero y'amasaha menshi Nick yaragiye asanga mama wa Lorenzo muri salo. Mama wa Lorenzo yari yihebye, ubona rwose ameze nk'umuntu ibibazo byarenze, ubona agafite agahinda kenshi. Nick rero yahise amubwira ati mumbabarire ni ukuri, ntabwo rwose nzongera, nakoze amakosa akomeye ariko sinzongera. Naho rero mama wa Lorenzo yahise amubwira ati sinshaka kukubona mu maso yanjye, mbabarira umve mu maso, sinifuza kukubona. Nick rero yakomeje kumusaba imbabazi, naho mama wa Lorenzo wari urakaye cyane yahise afata ji yari ari kunywa maze ayimumenaho. Yaramubwiye ati singushaka mu nzu yanjye, sinifuza kukubona, sinifuza no kuzongera kukubona. Niba hari ikintu cyawe kiri hano gifata ugende kandi ntuzangaruke imbere. Nick rero yahise abona ko ibintu bikaze maze ahita asohoka ako kanya, nta nubwo yasubiye mu nzu ngo asezere Lorenzo kuko ntabwo byari gushoboka. Mama rero wa Lorenzo yahise ahamagara umuzamu maze ahita amubwira ati urabona uriya mukobwa usohotse hano, niyongera kwinjira uzahite wibara nk'umuntu wataye akazi, ntazongere kurenga uriya muryango ukundi. Nick rero we yaratashye maze ataha nyine ubona yababaye yijimye. Akigera mu rugo mama we yaramubajije ati kandi wakoze iki ko ndiba rwose bidasanzwe? Naho Nick ati noneho nakoze rwose ibintu bidakorwa, noneho namennye kadire ya mama Lorenzo, yandakariye ku buryo anyirukanye nabi, ansohoye mu nzu nabi cyane, ambwiye ko rwose atifuza kuzongera kumbona. Naho rero mama wa Nick yahise amubwira ati nizere ko rero ejo uzajya gusaba imbabazi. Naho rero Nick ati njyewe nsaba imbabazi? Ati sinshobora, uriya mubyeyi yansuzuguye kandi asanzwe nansuzugura. Yego nyine nakoze amakosa, ariko nukuri ntabwo yari kumfata uko yamfashe, ntabwo nshaka kuzasubirayo, byarangiye. Njyewe nanjye ndiyubaha, rero nanjye nkwiye kubahwa, nubwo ndi umukozi wo mu rugo ariko ntabwo bakwiye kunsuzugura kuriya, ntabwo rwose nzasubirayo. Naho rero mama we yahise atangira kwibwira
ati umukobwa wanjye rwose yarankurikije, ameze nkanjye neza, yanga agasuzuguro, kandi koko nibyo, nta mpamvu z'uko umuntu agusuzugura gutyo. Umunsi rero wakurikiye, wa mushuti wa Lorenzo aza kumureba, bari mu cyumba rero bari kuganira. Uyu mushuti wa Lorenzo ahita amubwira ati hanyuma se Niki ari hehe, ko amenyereye ko nyine nkigera hano ahita atangira kunzanira utuntu two kurya turyoshye n'utwo kunywa, ari hehe ko ntamureba? Naho rero Lorenzo atari kuzi ko kuva nanjye mu gitondo ntaramubona, ndi kwibaza aho ari, none se yaba yakererewe kuza ku kazi, yaba yakabije rwose. Yahise afata telefone rero ngo amuhamagare, maze akimuhamagara Niki yahise amubwira ko mama we yari yamwirukanye, ndetse rwose yamubwiye ko atifuza kuzongera kumubona ukundi. Naho rero Lorenzo ati hoya rwose ibyo bintu ntabwo byashoboka, mbabarira ugaruke ngo ufashe gusaba imbabazi. Niki ntabwo yari ari kubikozwa, yahise yikupira telefone aramwihorera. Lorenzo yahise ahaguruka maze ahita agenda ajya mu kindi cyumba yari yifungiranye, yanga kongera gusohokamo. Wa mushuti rero wa Lorenzo yagerageje kumukomangira ariko biranga, kugeza igihe mama we yaziye, maze asanga umuhungu we yanze rwose gusohoka mu cyumba. Mama we rero yarakomanze, bigeze aho Lorenzo aramufungurira, yaramubwiye ati umva rero rwose mama nkubwire, nuramuka utagaruye Niki ntabwo nzongera kurya, sinzongera koga, nta n'ikintu na kimwe nzongera gukora. Ntuhora ufite ubwoba ngo uzambura, noneho rwose uzamenye ko mbuze burundu. Niki ni umwana mwiza cyane, sinibaza ikintu wamuhoye, ibyo ntabwo yari abizi by'umuryango wacu, kuba rero yakoze kuri iriya kadire ikameneka, ndakeka ko rwose atari ibintu yakoze abishaka. Ukwiye rwose kumubabarira, sinumva impamvu yagusabye imbabazi maze ukazimwima. Mama ati hoya, uriya mukobwa yaratumenyereye, mba mbona rwose ntazi ikintu ashaka. Lorenzo ati rero mama, hari ikindi kintu ngira ngo nkubwire, uriya mukobwa ndamukunda, kandi ndamukunda cyane, ndetse rwose namaze kumuha umwanya mu mutima wanjye, nta n'umuntu n'umwe wabihagarika, nta n'uwabihindura, gusa umfashije wabyumva ukanshyigikira nk'umubyeyi wanjye. Naho mama ati hoya, ntabwo ibyo bintu byashoboka, ni gute se wakundana n'uriya mukobwa, umukozi wo mu rugo? Ugomba kuzashaka umukobwa mwiza cyane w'umunyabwenge, wize amashuri menshi, uva mu muryango usobanutse, kandi umukobwa ufite akazi keza. Uwo niwe turi kuri level imwe, naho uriya rwose nta hantu na hamwe duhuriye. Ubwo rero urumva yuko amaboko atareshya ataramukanya. Lorenzo yaramubwiye ati ubwo rero niba ari ukubyumva, njye nawe turatandukanye cyane, kuko nyine njye byanze bikunze n'uriya mukobwa ataba we, ukazampa uburenganzira nkajya kwibera padiri, kuko nta wundi mukobwa nzigera nshaka cyangwa nzigera nkunda mu buzima. Lorenzo rero yakomeje kubwira mama we ati uzi ukuntu uriya mukobwa yanyitayeho cyagiye ndwaye, wowe udahari, ntiwari wibereye muri business zawe se? Yanyitayeho amfata neza, ni umwana mwiza, we ntabwo ushobora kubyumva, ahubwo nibaza ikintu rwose umwangira. Mama we rero yageze araceceka, dore ko yumvaga nyine uyu musore yarakaye cyane. Hashize iminsi ibiri yose rero Niki ataragaruka, nyamara na Lorenzo ntabwo yafataga amafunguro. Mama we yagize ubwoba maze abona agiye kubura umwana we, yafashe telefone ahamagara mama wa Niki maze amusaba yuko Niki yagaruka ku kazi. Mama wa Niki rero akibimukoza, Niki yahise amubwira ati hoya rwose, ndumva nta gahunda mfite yo gusubirayo, kubera ko nta kuntu umuntu yansuzugura kuriya. Ikindi kandi mama Lorenzo ntabwo twigeze twumvikana kuva nagerayo, kuva yambona yahise anyanga. Nyamara Lorenzo we ni umwana mwiza cyane, ariko ari ukubera Lorenzo nakabaye ingumayo, ariko nanone mama we oya rwose ntabwo byashoboka. Mama we rero yaramubwiye ati mwana wanjye bitekerezeho neza nta kibazo, maze uzambwire. Naho Niki yabwiye mama we ati ariko mama, hari n'ikindi kintu nshaka kukubwira, njyewe na Lorenzo turakundana, arankunda cyane kandi nanjye ndamukunda, gusa mama we ntabwo abishyigikiye. Mama we yaramubwiye ati none se mwana wanjye, niba mama we atabishyigikiye urumva bizagenda bite? Ko bidashoboka ko mwabana mudafite umugisha wa kibyeyi, ntabwo rwose biba ari byiza, nta nubwo byabahira. Naho rero Niki ati nanjye mba mbitekerezaho, ariko nanone Lorenzo ndamukunda cyane,
kandi nyine nawe ni uko. Mama we rero ntabwo rwose yari ari kubibonera igisubizo. Yabwiye Nicky ati ndumva byose bigoranye ariko nta kibazo, reka nyine dukomeze tubitege amaso turebe aho bizerekeza, ahari bizagira aho mama we abyumve maze abaho uburenganzira bwo gukundana ku mugaragaro. Hashize iminsi rero Nicky na Lorenzo bavugana kuri telefone gusa, ariko nyine Nicky atifuza gusubira iwabo. Umunsi umwe rero Lorenzo ari mu rugo iwabo yararwaye nyine bitunguranye, maze noneho araremba. Kwa kundi yahoraga yumva mu nda hamubabaza, noneho haramubabaje cyane. Bamujyanye rero kwa muganga maze umudogiteri amukorera ibizami. Basanze ya mpyiko ye yari irwaye noneho rwose byararangiye yarashize, hakenewe yuko bagomba kuyihindura kandi byihutirwa. Babibwiye rero mama wa Lorenzo, noneho ajya yahangayika, dore ko nyine yatekerezaga umuntu uzaha impyiko umwana we akamubura, kubera ko we ntabwo bahuzaga, ntabwo nyine bari bahuje ku buryo yayimuha. Abaganga rero batangiye gushaka umuntu bahuje, ariko nyine biragorana, kandi ni nako Lorenzo yakomezaga kugenda aremba. Umunsi umwe rero Nicky utari unazi ko rwose Lorenzo ari kwa muganga yafashe telefone maze arahamagara. Ahamagaye rero Lorenzo hitabye nyine umu infirmiere wari uri kumwitaho, neza amubwira ko uyu musore arwaye arembeye mu bitaro. Nicky rero yahise ajyayo yihuta, nubwo rwose uyu musore yari arembye ku buryo atabashaga no kumuvugisha. Nicky yabajije rero umuganga wamuvuraga icyo arwaye, maze uyu muganga amubwira ko afite ikibazo cy'impyiko ndetse akeneye umuntu ugomba kuyimuha. Nicky yabwiye uyu muganga ati uyu musore rero ureba uryamye aha kuri ubu buriri, uyu ni ubuzima bwanjye, uyu nguyu ni byose byanjye, ni umutima wanjye. Aramutse avuye mu buzima ntacyo naba nsigaranye, kuko ndamukunda birenze uko nikunda. Hanyuma rero ndifuza yuko mwampima mukareba niba duhuje, maze rwose nkaba namuha impyiko. Muganga rero nawe rwose wumvaga yaba agize amahirwe aramutse abonye uyimuha, yahise amushyira ku gatanda maze atangira kumupima. Kubw'amahirwe rero basanze bahuje. Nicky yahamagaye mama we aramubwira ati mama, ubu tuvugana kano kanya ndi kwa muganga, kandi nyine bagomba kumbaga kuko ngomba guha impyiko Lorenzo, ararwaye ararembye kandi sinatuma ava mu buzima. Mama rero wa Nicky yahise asara ati hoya mwana wanjye ntubikore, sinshaka kukubura, ni wowe wenyine mfite. Nyamara akimubwira ibyo yahise akupa telefone. Mama wa Nicky yasohotse ubwo agenda yiruka maze ajya iwabo wa Lorenzo, aho yasanze rero mama wa Lorenzo ahagaze muri salo. Yahise amubwira ati ndakwinginze rwose wa mubyeyi we, urabizi ukuntu umwana ahangayikisha, mbabarira winyicira umwana wanjye ndacyamukeneye. Mama wa Lorenzo ntabwo yumvaga ibyo nyine uyu mubyeyi ari kumubwira. Mama wa Nicky ati mbabarira rwose, mbwira icyo ushaka, niba ari nanjye ushaka nta kibazo, nkoresha icyo ushaka, ariko umwana wanjye umureke. Yabivugaga anapfukamye. Mama Lorenzo ati ntabwo numva ikintu ushatse kuvuga. Naho rero mama Nicky ati Nicky wanjye rwose ari mu mazi abira. Mama wa Lorenzo ati gute se kandi kuje kubivugira hano, kandi ntawe uri hano ko rwose muheruka kera. Naho rero mama Nicky ati yampamagaye ambwira yuko ari we rwose ugiye kwigira umucunguzi, maze akabasha gucungura umwana wawe, ko agiye kumuha impyiko. Naho rero mama wa Lorenzo yahise akubita agatima ko bamuhamagaye bamubwira ko babonye umuntu ugomba guha impyiko umwana we. Yahise avuga ati ni ukuri ibyo bintu rwose ntabwo nari mbizi, kandi nyamara byanarangiye kuko babivuze bahita babikora. Barangije kumukuramo impyiko ndetse bamaze kuyishyira muri Lorenzo, gusa ntabwo nigeze menya uwo ari we wayitanze, kubera ko ngo yabwiye muganga ngo ntabwo ari ngombwa ko baza kuvuga uwo ari we. Mama rero wa Nicky noneho yagiye yarira ati umwana wanjye yapfuye, ndakeka rwose atakiri muzima. Bombi rero bahise biruka berekeza ku bitaro kugira ngo bajye kureba uko bameze. Nyamara basanze nyine ari Lorenzo noneho yatangiye kuzanzamuka kuko yari yatangiye nyine koroherwa. Naho Nicky nawe nyine ameze neza ariko akiryamye kwa muganga kandi atagomba no guhita ataha. Mama wa Lorenzo yitegereje umuhungu we maze yitegereza na Nicky wari uryamye ku kindi gitanda. Yatangiye rero kurira, amarira atangiye gushoka ko umuntu nyine yagiriye nabi yahemukiye ari we umucunguriye umwana. Yaragiye apfukama ku gitanda cya Nicky maze aramubwira ati Nicky, ndakwinginze umbabarire mwana wanjye,
tekereza ko ibintu ntatekereza ko wankorera ari wowe ubinkoreye, umbabarire kubwo ibyo nagukoreye byose, umbabarire rwose ndakwinginze, kandi ni ukuri sinzongera kujya hagati y'urukundo rwawe na Lorenzo. Nick rero yaramwenyuye maze ahita amubwira ati mama oya rwose wipfukama, nta kibazo, ibyo nyine byari impungenge z'umubyeyi kandi ndabyumva cyane, na mama wanjye izo mpungenge yazingirira, humura rwose nta kibazo, narakubabariye, ibyo nakoze rero byo nabikoze kubera ko nkunda Lorenzo kandi ntifuza kumutakaza. Mama rero wa Lorenzo we ntabwo rwose yabyumvaga. Hanyuma rero mu gihe gitoya nyine Lorenzo yarakangutse maze atangira nyine kubwira mama we ati ko numva ahantu hose ndi kubabara. Mama we ati yego, kubera ko nyine bakubaze ariko byagenze neza. Naho Lorenzo ati bambaze, kubera iki bambaze? Mama we ati nyine impyiko yawe yari ifite ikibazo gikomeye, hanyuma rero bagombaga kuyikuramo bakagushyiriramo iyindi. Gusa rero ikintu gitangaje, ntabwo wakwemera yuko umuntu waguhaye impyiko ari Nick. Lorenzo nawe yahise amwenyura ati Nick niwe wampaye impyiko? Mama sinabikubwiye ko uriya mukobwa ari marayika wigendera? Mama we ati mwana wanjye nabibonye, kandi rwose umbabarire ku byabaye byose. Kuri iyi nshuro wowe na Nick rwose mbahaye uburenganzira ndetse mbahaye umugisha wa kibyeyi, muzakundane ndetse nibiba na ngombwa niba mubishaka muzashakane mubyare hungu na kobwa, ndabashyigikiye rwose bana banjye. Lorenzo rero yahise abwira mama we ati ndifuza kubona Nick. Yararyamye rero ku gitanda cyo hirya, ariko nanone batandukanyijwe nyine n'ikintu cyari kirimo hagati cy'ikirido. Bahise bagikuraho maze bakurura iki gitanda bakekereza icya Lorenzo. Lorenzo yafashe mu kiganza uyu mukobwa maze aramubwira ati ndagushimiye rwose ko wakijije ubuzima bwanjye, ikindi kandi ndagukunda uyu munsi, nzagukunda ejo ndetse nzakomeza ngukunde n'ahazaza. Ndifuza kandi ko ari wowe wazambera mama w'abana banjye. Nick rero yatangiye kuzana amarira mu maso, dore ko nyine ikiganiro cyari cyabereye hano we nyine atari yagikurikiye. Nick rero ibyishimo byaramurenze maze ahita abwira Lorenzo ati nanjye ndifuza yuko ari wowe uzaba papa w'abana banjye. Ababyeyi babo rero bahise babegera maze nabo babashyira ibiganza hejuru y'iby'aba bana maze barababwira bati tubahaye umugisha kandi turabashyigikiye. Lorenzo rero yashimiye aba babyeyi bose na Nick ashimira aba babyeyi bose, ndetse nyine Lorenzo yahise ababwira ati ubwo rero ikindi kigiye gukurikira nuko rwose mugomba kudutegurira ubukwe maze mukadushyigikira, kubera ko ngewe na Nick tugomba nyine kuzabana ku mugaragaro. Ndifuza yuko uyu mukobwa ari we mukobwa wenyine nzajya mbona iminsi yose. Nick rero yari ari kumwenyura, ariko nyine ari nako amarira y'ibyishimo ari gushoka. Yari yishimye mu buryo butangaje. Inkuru yacu rero y'urukundo naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.